Jose utuntu bakomeje kureba muri telefone ni bwoko ki? Aragiye mane kuri chat man y'ubumara y'abana bakaze. Chat y'abaki? Abana sha. Yezo ngo baturi guchatinga hano. Yagoko. Ese ubwiye foto uri kureba ari bwoko ki? Iyi foto? Kogo ari mwiza byataye. Noneho ikindi yambaye mapdo. Akangaka ni kamwe. Buretse gato. Abantu bambaye ndetse ko bambaye ubusa. Aso iyo ni ubusa do. Dore nundi. Dore nundi rona sasa. Nuyu nguyu. Uyu sasa noneho. Use no wahehe kandi. Uyu. Twariganye mani muri secondaire. Asko nyagambura ufite telefone nkajya ngo hari ikindi kintu kizimu yikoresha kumbi nibyo bintu buri kureba. None se ibintu mba ndi kureba sa abantu tuba turi kuvuga n'inyamaswa. Bambaye ubusa. Nese bambaye ubusa he. Ako waje ukizwa koko. Ase gukizwa koko. Ngiye nkubwiza. Reka nkwereke. Basi ku cyumweru uzareka tujyane gusenga. Ku cyumweru. Ku cyumweru. Iki iterano rya kangahe? Iterano rya kangahe? Oya tuzazinduka kugira ngo haje kuze irya kabiri basi tuzazinduka umushumba hadusange. Yindi rya kabiri ntazamuka basi nta oya nta iterano ritangira saa 4. Saa 4. Reka saa 3 n'igice tuzaye tugezeyo. Neza tugiye gukubura urusengero. Tugiye gukubura se no gutegura. Ibyo ni ibiki? Tuzahagera navura. Reka mubwiza nzi kuzafashwa kandi uzahabukije. Oya nyimvuko tuzabigenza. Na tuzahagere saa 4 iminota nka 15 cyangwa 20. Oya ubwo surva twasanga umugisha waducitse. Nta kibazo. Sawa. Umugisha wo kwinjira ugomba kwinjira kare umugisha. Mva nkubwire sasa. Wamudu frank dukeya nk'ibihumbi nka 2. Jose ngo iki? Amafaranga ndasha. Wowe. Nese cyose ndi umwizerwa. Maze ngiye no gukizwa. Wewe ngiye gukizwa se. Abo nakuguriza amafaranga ukazayakura. Urabizi ubirerwa mu buriri nkajya kwikorera imizigo nkaza nkasanga ukiri mu buriri uri kureba reba nk'ibyo bintu uri kureba wazanyishyura yukuye kwimbaro yantize 2000 gusa yonyine nayo kugira gute ayanije gusa mwana yantize byonyine yantize ayo kugira gute ntabwo nakikubwira wowe mbaro ntize bibi basi nzakongeraho 5 nzagwe 2500 rega ngwizo kuri oya Jose oya kwa amafaranga reka nkubwize ukuri amafaranga mfite nukuri amafaranga ndayafite ariko reka nkubwize ukuri nayitorero icyambere ndetse naryakubikije ngo iki naryakubikije ariko ndaye ngomba gutanga mfite mituro urumva nzatangamo icya 10 hari umwana tuzafasha urumva ubayeho nabi urumva amafaranga nayakuguriza koko oya nanjye nzayaguhereka nako nzayaguheramo nuko nzayagwanaga nago nzayaguheramo ese none ngiye nzakwambura reka nkwereke ku cyumweru so tuzajya gusenga tuzajyana rwose kwa gatanu ni mugoroba ni kubakana hubu nizere ko nzaba nahabonye kwa gatanu uzabaye bonye rwose turaho ndahape ni kuri rwose mbaru yahepe oya Jose oya amafaranga yanjye afite gahunda nyinshi rwose ndakwinginze afite gahunda nyinshi urumva icyambere ngomba kuyajyana ku itorero harimo icya 10 harimo ituro ndavyumverega harimo wa mwana wo kwa Karori harahiye ntabwo mwibuka ndamwibuka none se nawe tuzamufasha uko kurumva naguha amafaranga unazajyana iki nuko mwana wambare ko yawe reka nuko utari mu kubyumva genze tinye gusubiza ako subundi gutambira ubundi ushaka yakoresha aho nakikubwira mwana w'abase umva kubwira uko none ntabwo nakikubwira rwose hangane nyine mukarabe mu maso nimutambwiye ikintu ushaka yakoresha umva nyine rero zero basi mbakubwira oya basi mbanye kubwira basi mbanye kubwira nyine uyu mwana nyine kwerekaga nyine iki uyu nyine uyu mwana kwerekaga uyu wambaye akanuza k'umutuku kumbuze kagera munsi y'intu aya nakajya munsi y'intu ariko nayo ntugakabye nyine umva nkubwire amayiri nyine umva nyine nkubwire Jose ntago wayanyishyura banze yaguha nzaguhe ejo bundi ndakwereke oya nako ndisubiye oya umva nzayakura amafaranga afite gahunda nyinshi ku rusengero mbabarira ndabizi ni ku rusengero nyine ariko nanjye ari kiraka ejo nayo nzajyamo ni kiraka ni kimisi nk'ako oya Jose ikibarwa ejo hari bara tugiye gukorwa ejo bundi ese nagurize bya sasa rero mubwize ukuri je ni byanyine abo kwisenga uzijyana reka kunajya gusenga wanyinye service ubwo se ucyusu nuguhe none ho mwebwe mu koko ubona umugisha uzawukura he none se ubukristo bwanyu bwo kutizera abantu turabana ntunyizeye ngo nteze amafaranga basi niza tuzajya no gusenga
none yakwishyura ndetse ubutoya buze navuye mu ariko urabizi reka nkwereke nkuhaye kuwa gatanu nimugoroba faranga yanjye nzaba nayaguhaye rwose utazanteza bose wigira ikibazo ndetse tuzanajyana gusenga mba nishimye nitunavayo ahubwo nitunavayo njyewe nzaza ngutwaje bibiliya nzaza ngutwaje bibiliya njyewe ubase wamenye gusoma bibiliya njyewe wenda ntabwo ndayisoma ariko nabimenya nyine uzahita uyinyigishirizamo nyine njyewe igihe uwo yampe gusa yampe ariko Jose wowe gusoma bibiliya Jose nzi gusoma kigoko nzi gusoma ku icupa nzi gushomesha umuheha nzi gusoma ku itama ry'abakobwa cyangwa se n'abandi bandi nta kibazo ntakaba ushaka gusoma gusa wowe ariko na bibiliya ndashaka kuyisoma ndashaka kubyiga nkayimenya nkayisoma hari umugani bajyaga bavuga ngo umuntu apfusha ahagaritse nkajya ngo nukubeshya ugenda napfuye bagasema ngo ku masupitama y'abakobwa hako ibyo bintu koko wagiye ukizwe basi mu mafaranga nakuhatse ariko nta kindi nta kibazo n'ubundi ari muri bibiliya agenzura ya bibiliya yanjye harkibahe ndebe ko harkibahe reba hejuru y'akabati niho nayisize nimugoroba kano kabati kari hano kakande niho nayisize mvuye mu masengesho nimugoroba akira byo wakira nzakwigisha kwisoma uza niba cyo nzishimira nicyo ngicyo ariko mpaye amafaranga nyine kiravuga nta kibazo nayo nayashyizemo hano nimugoroba ngo ntazajya no kurusengera ku cyumweru nkibagirwe Jose amafaranga yanjye ko nyabuze shari boy bashyizeho ngo muri biriya nyine Imana nayashyize muri Mariko Yohana ni Korinto cyangwa rero reka nkubwize kuri rero sasa nyine rebera kwa Yohana uwo nguwo wasanga yajyanye ni wundi uvuze ntibuka cyangwa se nawe abaheburayo ubwo se bareba kuntu abaheburayo bangana ubwo mva haje akabona umwe yajyana koko akabayute Jose turavuga nta wundi muntu uriwemo hano nta wundi uri waha nyine kandi amafaranga wibuka ko nanjye utayambikije wayabikiza amaheburayo reba nyine mu baheburayo ubwo nta basavuze umushaka abaheburayo bose nagara abakire hasa gatoza umuheburayo nyine wajyanye sinubyumva wowe akwivugira ku ijambo ry'Imana kuko wumva nta soni ufite ese ubyumva ariko ari navuye ku kazi mu gitondo ibyo mu gitondo byagiye wenda gusobanurira ibintu utari kubyumva reba ngo abaheburayo bawe mba ngo nabikorinto reba abantu bose reba abikorera nk'igihumbi ubwo abantu igihumbi bose abuze n'umujyane igihe ujyana amafaranga yawe cyangwa no baheburayo nyine bayajyanye nyine ibindi bishoboka rese undi yampa kugwege kubera abaheburayo bahamwiki bari rwose Jose ya mafaranga niwe wayatwaye amafaranga ngiye ntwara amafaranga gute njyajyana hehe bayashyize hehe sinakubwiye sawa nayashyize hehe wundi wayatwaye ko navuye hano mu gitondo ahari kandi ariweho nasize ariko ko nararushye kweri ubwo akosha message koko nararushye ibyo abaheburayi bajyanye ibyo abikora no bajyanye byose bibitirwa ngewe niko kuri simukadi bataguza ndetse ndaguza grafre narumewe